ni wowe gusa Yesu, ni wowe gusa, ni wowe gusa, ni wowe gusa Yesu, ni wowe gusa, ni wowe gusa Yesu, ni wowe gusa Yesu, ni wowe wambambike marayika mutagatifu Mikayeli Arikangeli kubw'intumwa Petero na Pawulo n'abatagatifu bose twishingikirije ububasha butagatifu kubw'ingabire twahawe no kubw'ubutumwa twahawe muri Kiliziya y'Imana mu kwizera twirukanye roho mbi n'imitego yayo yose n'ubushukanyi bwa Sekibi. Imana nihaguke maze abanzi bayo batatanye kandi bahunge nk'uko umwotsi uyoyoka, nabo ntibashonge nk'uko ububani bushonga imbere y'umuriro, abanyabyaha ntibahunge imbere y'uruhanga rw'Imana. Dore umusaraba wa Nyagasani Yesu, nimuhunge mwebwe banyabubasha babi. Yesu yaratsinze intara yo mu muryango wa Yuda, umumero wa Dawudi. Impuhwe za Nyagasani nizitumanukireho nk'uko amizero yacu amushingiyeho. Twirukanye roho uwo ari we wese, ububasha bwa Sekibi, imyuka mibi yo mu kuzimu, udutsiko twose twaza roho mbi. Mu izina rya Yesu Kristo no mu bubasha bwa Yesu Kristo, sohoka uve muri Kiliziya y'Imana no muri roho zaremwe mu ishusho y'Imana kandi zacungujwe amaraso y'igiciro ya Nyama w'Imana. Sekibi, nawe roho mbi, kuva ubu ntuzongere kuyobya abana b'Imana, gushuka abantu no gutoteza Kiliziya y'Imana, guhungabanya no gucengera abatowe n'Imana. Imana mushobora byose iragutegetse yo mu bwirasi bwawe, wowe uhora ushaka kwigereranya nayo, ugashaka ko abantu bose bagwa mu buyobe kandi babura amajyo n'amaza. Imana Data iragutegetse, Imana Mwana iragutegetse, Imana Roho Mutagatifu iragutegeka, wiyo yicishije bugufi ikemera kumvira kugera ku ndunduro y'ibihe, kugira ngo itugarure umukiro twari twaranyazwe n'umwanzi. Ngiki ikimenyetso cy'umusaraba n'ububasha bw'amayobera y'ukwemera kwa Gikristo. Ububasha bw'umubyeyi Bikira Mariya buragutegeka. Kuva gisamwa nta nenge, we wiyogeje yakujanjaguye umutwe, wowe mwirasi. Ukwemera kwa batagatifu n'izindi ntumwa buragutegeka. Amaraso y'abavuye Imana n'abavugizi bwose buragutegeka. Noneho gikoko ruvumwa n'udutsiko twose rw'amashitani yarara aha ngaha. Roho mbi zijarajara mu bavandimwe, roho mbi zigenda mu ngo zabo, roho mbi zigenda mu kazi kabo,
roho mbi zigenda mu mibiri yabo, mu buzima bwabo, mu bikorwa byabo, mu ngabire zabo. Yesu Kristo aragutegetse sohoka burundu, va mu bantu bari hano, jya munsi y'umusaraba wa Yesu, ntabwo ukirakize, nta bubasha bifite. Sohoka sekibi, sohoka sekibi, sohoka mu buzima bwanjye, sohoka mu buzima bwanjye, sohoka mu muryango wanjye, rekura abana banjye, rekura abana banjye, ibikorwa byanjye, nta bubasha byanjye, Imana y'Imana,
kandi ubuzima bwanjye ntabwo ubasha gufiteho. Niyo mpamvu uhagaze mu kwemera wirukanye by'unteza byose, wirukanira bombi mu by'ibateza byose. Ndakwirukanye
sohoka nanze amagambo yose wavugiragamo nanze ibitekerezo bibi wantererezaga nanze ibikorwa bibi wankoreshaga nanze ibibi byose wankoresheje nanze ububi bwose bwangendaga mu izina rya Yesu Kristo ugiye mu nyenga mpamvu y'ishusho yanjye naremanywe wagiye wangiza subiranye ishusho yanjye kubera ikuzo ry'Imana sekibi namwe roho mbi mubangamira ubuzima bwanjye sekibi uteza impanuka sekibi uteza ubujura sekibi uteza ubugumba sekibi uteza inyatsi sekibi uteza ibyago sekibi uteza ububi bwose sekibi uteza ubushukanyi sekibi uteza ingeso mbi roho mbi namwe mashitani Yesu aragutegetse Kiliziya y'Imana iragutegetse umuhamagaro wa fraternité turagutegetse sohoka muri nje uva mu nzira yanjye uva mu mateka yanjye ujye munsi y'umusaraba wa Yesu ndakubujije uzagaruka kunyobya ntabwo ubasha ukifiteho rekura ibyo wari warakeranye rekura umugisha wanjye rekura ubuzima bwanjye rekura amateka yanjye kuko Kristo yangendereye kugira ngo amuhore ku buryo bwuzuye niyo mpamvu kwemera kwanjye naniye sekibi ntabwo uzashobora ntacyo uzantwara ntacyo uzageraho kuko izina ryanjye ryanditse mu ijoro hamwe n'amarayika murinzi wanjye umubyeyi Bikira Mariya hamwe n'abatagatifu bose hamwe na Kiliziya y'Imana iri ku isi yose hamwe n'urugo rwa Roho Mutagatifu mpagaze mu butware bw'Imana Imana data ushobora byose ndahamya ko ngiye gushobora ibyari byarananiye ndahamya ko ngiye kubona ibyo nari narabuze ndahamya ko ngiye gutunga no gutunganirwa kuko mfite umugisha mu maso y'Imana kuko amaraso ya Yesu yanyuhagiye kandi ububasha bwa Yesu Kristo buramvuguruye niyo mpamvu bihawe na Yesu mbabariye umuntu wese wangiriye nabi mbabariye nabi yose mbabariye mpereye ku batakiriho mbabariye abangiriye nabi batanga imbabazi mbabariye abo nagiriye inzika mbabariye abo numvaga bigira ikibi kandi mbasabira umugisha kandi mbahaye umugisha kandi mbifurije ibyiza kuko Kristo ampaye ibyiza mu izina rya Yesu Kristo mu bubasha bwa Yesu Kristo bw'amaraso ya Yesu Kristo ukwemera kwanjye muri Kiliziya kubw'izina nahawe muri batisimu kubw'ububasha nahawe muri Kiliziya nakiriye roho w'umugisha nakiriye roho w'umugisha
mpaye umugisha umuryango wanjye, mpaye umugisha umuryango wanjye. yombi mwerekeze ku bantu bose musabire umugisha, mubavuge, mubahamagare, mutange umugisha aka kanya, mutange umugisha ku bantu, mutange umugisha ku bantu, ibyo mukora mwerekeze umugisha ibyo mukora. ndababwira nkomeje ko niwizera Imana ushobora kubwira uriya musozi ngo shibuka wirohe mu nyanja, niyizera adashidikanya ko ibyo avuze bizaba. Nicyo gituma mbabwiye nti icyo musabye cyose musenga nizere ko mugihawe kandi muzagihawe. Mu gihe muhagaze musenga mujye mubabarira uwo mwaba mufitanye akantu, kugira ngo namwe so uri mu ijuru